Haleluya, Yesu nashimye cyane, ndabasoje mu izina rya Yesu. Wowe tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe mu Kristo w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu nashimye. Ndagusuhuje wowe uri muri uyu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye. Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo tubyutse dushima Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye Imana itabura uko bigenza. Dushimiye Imana yuzuye urukundo no gukiranuka. Dushimiye Imana intwari ku rugamba, irabyongeye irabikoze irakurinze. Hereza Imana icyubahiro, usenga Imana, hitamo kwiyegurira Imana, uyegurira umutima wawe n'umubiri wawe, ibyawe byose biyoborwe n'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tubanje Imana mu kazi kacu, tubanje Imana mu mirimo y'amaboko yacu, tubanje Imana ku miryango yacu, tubanje Imana aho twerekeje hose. Imana nihabe. Rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byo gusenga Imana. Twatangiye teme yacu yitwa igicaniro. Kugira igicaniro muri wowe ni ukugira ibihe byiza byo gusenga. Kugira igicaniro muri wowe ni ukuba mu bihe byo gukora imirimo myiza. Kugira igicaniro muri wowe ni igihe cyose wicara utekereza ku Mana yawe, utekereza gutunganya iby'uru rugendo. Nakubwiraga ngo ugire igicaniro muri wowe, ugire ibihe byiza byo gusenga, wuzure umwuka wera. Imana nishimwe. Abisiraheli bo bajyaga bubaka ibicaniro byo koserezaho ibitambo, byo gushyiraho ibitambo byoswa, nk'ikimenyetso kigaragaza ko Uwiteka ari we Mana muri bo, nk'ikimenyetso kidasanzwe. Nawe rero urakwiriye kugira ikimenyetso. Nimba uri umunyamasengesho, uba umunyamasengesho, icyo gicaniro cyawe cyake. Niba uri umuririmbyi, uririmbire mu kuri no mu mwuka, igicaniro cyawe cyake. Niba ukora imirimo myiza, uyikore, icyo gicaniro cyawe cyake. Imana nishimwe. Biragatsindwa n'Uwiteka Imana kuba umuntu yakureba agasanga mu mwaka wenda wa 2020 igicaniro cyawe cyarakaga, ariko uyu munsi cyarazimye. Ibyo rero ni agahinda gakomeye cyane. Ese igicaniro wari ufite mu myaka yatambutse uyu munsi cyazimijwe n'iki? Ese cyajimijwe n'iki? Ko wari ufite igicaniro cyo guhamya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, ko wari ufite igicaniro cyo gusenga, ko wari ufite igicaniro, yewe muri wowe harimo igicaniro cy'ibihimbano by'umwuka, harimo igicaniro yewe cyo kwihanisha abanyabyaha, harimo igicaniro cyo kuvuga ubutumwa, harimo igicaniro. Ariko uyu munsi igicaniro cyawe cyarazimye. Tekereza Imana itaraguzamura. Wari ufite igicaniro cyiza, wari ufite igicaniro gituma abantu bose bifuza gukizwa, wari ufite igicaniro gituma umunyabyaha kugera imbere akabanza akimwinyamwinya akihanagura. Ndavuga kumva yuko atapfa kukuvugira imbere amagambo abonye ariyo yose. Ese igicaniro cyawe cyazimijwe n'iki? Kusigaye wicarana n'abanyabyaha n'abakobanyi ukabafasha gutukisha izina ry'Imana. Kubera iki gicaniro cyawe cyazimye? Birashoboka yuko uyu munsi usinziriye mu byaha, birashoboka ko winjiye mu ntege nke, ariko ndakubwiye ngo ongera rata, ongera ugire ibihe byiza byo gusenga, igicaniro cyawe cyongere cyake muri wowe. Imana nishimwe cyane. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho. Nawe irankawe Yesu, urahebuje ibihe byose. Dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya Mose, Abalewi ibice 6. Dusome umurongo wa 5, dusome umurongo wa 6, uwa 5 n'uwa 6. Titire y'ijambo handitse ngo ibibwiriza abatambyi iby'igitambo cyoswa. Imana ishimwe. Hanyuma umurongo wa 5 handitse ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Imana ishimwe.
ijambo ry'Imana muri iki gitondo rirakubwiye ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Umuriro wo ku gicaniro ni ya masengesho, umuriro wo ku gicaniro ni kwa kubyigana ujya muri korari, umuriro wo ku gicaniro ni kwa gupfukama ukinginga Imana, ukingingira itorero. Umuriro wo ku gicaniro, ijambo ry'Imana rirakubwiye muri iki gitondo ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Ntago mbizi nimba umuriro wo ku gicaniro mu mutima wawe uri kwaka, ntago mbizi nimba umuriro wo ku gicaniro mu kanwa kawe wo kubwiriza ijambo ry'Imana uri kwaka cyangwa se warasinziriye. Ni wowe ufite umutima uri gucira urubanza, ni wowe ufite umutima ubasha kukwemeza nimba umuriro wo ku gicaniro cyawe uri kwaka muri iyi minsi. Ahubwo ushobora kuba uri kwakwamo n'iby'urukozasoni bizimya cyangwa byajimije igicaniro cyawe, igicaniro cy'Uwiteka cyari muri wowe, igicaniro Umwuka Wera yari yaracanye muri wowe, gishobora kuba cyarazimijwe n'amagambo n'ibikorwa by'urukozasoni. Imana idusange, Imana ikugirire neza. Ijambo ariko rikubwira ryeruye ngo umuriro ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Hanyuma hakurikiraho ngo umutambyi ajye awushyiramo inkwi uko bukeye. Umutambyi ni umushumba wawe, umutambyi ni wa muyobozi wa gurupe, umutambyi ni wa mudiyakoni, ngo umutambyi ahore awushyiramo inkwi uko bukeye, ahore awushyiramo inkwi. Ni ugupanga ibihe byo gusenga, ni ugupanga amasengesho, ni ugupanga amarepetisiyo, ni ugupanga rero kwegera Imana. Umutambyi ni umuyobozi wawe ukuyobora mu bihe byiza byo gusenga. Umutambyi mukuru dufite ni Umwami Yesu Kristo n'Umwuka Wera n'Imana Data. Ngo umutambyi ahora ashyiramo inkwi yewe, ngo uko bukeye, Imana ishimwe, awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Imana ishimwe. Birakwiriye gutamba ibitambo by'uko turi amahoro. Birakwiriye yuko nawe ujya wibuka gutamba igitambo cy'uko uri amahoro. Ngo igitambo cyoswa ni igitambo gifatika, igitambo nyagitambo, igitambo cyemewe. Ngo icyo gitambo, ngo ntukibagirwe gutamba igitambo cy'uko uri amahoro, igitambo cyoswa. Ntago mbizi ukuntu utamba igitambo cy'uko uri amahoro, urakomeza ukiberaho. Wowe ubwawe wagombye kugira ikintu ukora ukavuga ngo Mana ngushimiye ko ndi amahoro, ngushimiye ko maze imyaka ndi amahoro, ngushimiye ko wandindiye abana, ngushimiye ko wandindiye umuryango, ngushimiye ko ukomeje kuturindira igihugu. Ibyo bitambo birakwiye gutambwa. Imana nishimwe cyane. Ngo rero umuriro uhore waka ku gicaniro ntugasinzire. Imana ishimwe. Umurongo wa 6 handitse ngo umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo umuriro muri wowe, umuriro wo gutamba ibitambo by'uko uri amahoro, umuriro wo gusenga, umuriro wo kuririmba, umuriro wo gusura abarwayi, umuriro wo gufasha imfubyi n'abapfakazi, umuriro wo kugirira neza abatishoboye. Uwo muriro uhore waka muri wowe ntugasinzire, ngo wakure udaca yewe. Imana ishimwe. Uwo ni umuriro wo ku gicaniro. Imana ishimwe. Igicaniro kiri muri wowe, igicaniro ni mu mutima wawe, igicaniro cyo muri wowe. Uwo muriro wo muri cyo uhore waka ntugasinzire. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha, muhahe muronke, mugendane n'Imana. Umuriro uhore waka ku gicaniro muri wowe, urudaca ntugasinzire. Kandi icyo gicaniro kibe ikimenyetso cy'uko Uwiteka ari we Mana muri wowe. Imana ishimwe cyane. Shalom, shalom. Izina ryawe ni ryiza.